tubifate gute umunyarwanda ureba imbuga nkoranyambaga amenya ate ukuri na views zikenewe? Urakoze cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika ndetse nawe muri sumuhaye umwanya. Views ni ingenzi, abari hano ahubwo mwese muzime n'abadukurikiye hirya no hino kuko turazikeneye, kuvuga uzi ko nta muntu ukumva ubundi ubugize ibyago, niyo mpamvu tuzikenera. Ariko kuba umuntu yavuga ibidahwitse, ndatanga urugero. YouTube twagize amahirwe tubona internet nubwo iduhenze nk'abanyamakuru n'abayikoresha, ariko iraboneka. Noneho abantu barambwira bati niba ushaka kujya kuri YouTube nayoboraga ibiganiro kuri radio no kuri televiziyo, bati nayo nushaka kuyikoresha uvuga biri uvugira kuri radio nta muntu uzakumva. Ati baba bashaka abatukana, abarwana, bambaye ubusa, kandi ibyo bintu ntabwo byataha iwanjye. Ndavuga ariko niba navugaga kuri radio abantu bakanyumva, abantu bakeneye kumva, ntabwo abanyumvaga nimbimuriraho banyumvira barabuzwa niki. Njya kuri YouTube kimwe n'abandi mvuga amakuru asanzwe nyine y'amakuru twarejeje, twararumbije, umuturage arasaba iki, umuyobozi yavuze ko tugomba kubigenda, mvuga amakuru y'amakuru nyine atari ibitakara gasa abantu bavuga. Birangira abantu bose bankurikiye, n'impamo ya Mungu ngira ngo hano haba harimo umwe, hafi ya bose baranyumva kandi na views ndazibona, kandi ntabwo navugaga ibidahwitse. Ndagira ngo abantu dukosora iki kintu, kuko ibidakorwa ntabwo ari cyo bisobanura ko uzabonwa bari abantu bamuzi ngo baragukurikiye. Mu Kinyarwanda tugira ibintu bibiri, umuntu agira abamukurikiye akagira n'abamushungera. Iyo ukora ibintu bipfuye abantu baba bagushungereye buryo, ntabwo baba bakumva. Ntekereza rero ko abashaka views rwose ubu ndashishikaye ndazishaka, n'impamo ya Mungu umuntu uri hirya no hino unyumva ku isi no mu Rwanda muzime, ariko bazajya baza kunyumva ntibazaza kushungera. Yes, murakoze cyane. Mu gusoza rero Bruce Melody, tugaruke gato ku musoro utureba cyangwa se inkumi ukiri muto wumva yifitemo impano ariko akaba atazi aho yahera. Breakthrough arahera he? Aratangirira kuki? Murakoze. Ndaza kwifashisha ingero. Yego, datinze. Ntago ntinda. Mwabonye umusore witwa Aisha Speed heruka hano? Aisha Speed, yes. Wakubaza ngo akora iki wansubiza ngo iki? Agera mu gihugu ubundi akifotora, akazunguruka hano yifotora. Wifuza gutera imbere afite internet, ufite smartphone, ufite uburyo bwo kwifotora, urasa neza, ariko nyine niba bona ntacyo uri kubikoresha kandi ufite umwanya, ufite ibyo wakerekana, abantu benshi bafite umwanya wo kureba, guscrollinga bakirirwa bareba batumwanya, ibyo byakakubereye umusaruro, ari nacyo kinjyana kubundi busabe. Yego. Turasaba ko leta yadufasha ikamonetiza izi mbuga nkoranyambaga zikatugira kumonetiza n'uburyo bwo gukorera amafaranga kuri izi mbuga nkoranyambaga ku bantu babikora neza, kuko ababikora nabi inzego zirabareba. Bose ntago ndi bubatindeho, kuko imirimo yose ikorerwa ku mbuga nkoranyambaga ni imirimo. Buriya ari amavideo yose abantu bafata, bira byose abantu bakora content zingana n'amafaranga, nibyo mwavugaga bya views. Ku rubuga rwa TikTok abantu bakorera amafaranga menshi ku bindi bihugu, ariko ku banyarwanda ugasanga benshi birasaba inzira ndende cyane, nukuvuga ngo dutira ubwene gihugu kugira ngo tube twakora ku mafaranga ari ku mbuga nkoranyambaga. Icyo rero ni ikibazo wenda kinatera ubushomeri, cyangwa n'inzira mbona ngewe twanyuzamo urubyiruko mu gukorera amafaranga. Murakoze. Murakoze cyane. Mu gusoza mfite ikibazo buri wese ngiye kubaza kugira ngo Picard, nuhe munyarwanda twifuza? Ni nacyo mwese munasubiza. Picard. Murakoze. Ngiye numva umunyarwanda twifuza ari ukorana ishyaka muri byose, ufite ambition, kandi ufite unasaba standards ziri hejuru mu buzima bwe bwa buri munsi. Reka mbarogoye gatoya, ibyo Bruce amaze kuvuga bisaba iki? Ntabwo nabyumvise neza. Monetisation ya social media y'imbuga nkoranyambaga. Ikibazo rero abantu bahura nacyo mu Rwanda ni iki? Kuki ugomba kwita undi muntu w'ahandi kugira ngo ukore amafaranga utari Umunyarwanda? Ikibazo ni iki? Niki ngo tugikemure? Bruce, ni ikihe kibazo gihari kuki social media hano mu Rwanda zidahinduka amafaranga? Uyu ni umwanya kuko n'urubyiruko hanze iki kintu kiri kuvugwa cyane. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Kugira ngo umuntu akorere amafaranga ku mbuga nkoranyambaga hari ads, publicité zinyuraho.
izo publicité nizo dukuramo amafaranga. Ni ukuvuga ngo ibigo bije kwamamaza, nk'urugero nasohoye indirimbo, iyo ndirimbo sinzi niba mujya mubibona iyo mugiye mu bindi bihugu, iyo ugerageje nko kuyikandaho hari akavideo gato gatambuka kamamaza, ukabanza ukakareba, abo bantu baba bishyuye, ayo niyo mafaranga aza akagaruka akagera ku wakoze iyo content. Hano mu Rwanda rero bisa nkaho twese turi premium, bisa nkaho twese twishyuye kujya tureba tutarebye publicity. Izo publicity ntabwo zijya zinyuramo. Muri ubwo buryo rero ntabwo tubasha gukorera amafaranga uko bikwiye. Byakemuka bite technically? Yes, Scovia yenda hari igitekerezo afite kuri ngingo. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nanjye ndi umwe mu bazikeneye cyane. Iki kiganiro kigeze kiba kuko ari ibintu biri tekiniko muri ICT. Tuza kujya mu kiganiro na Minisitiri w'Urubyiruko ndetse n'umukozi ukora muri Minisiteri y'Ikoranabuhanga. Hari ibyo batubwiraga biri tekiniko, niba Minisitiri yadufasha wenda gusobanura biri tekiniko muri ICT, ngira ngo nibyo cyadufasha. Ariko kugira ngo zijyemo hari twanasabaga bakatubwira ngo Google ivuga ko itaziduha cyangwa n'abandi, kubera ko mu Rwanda wenda abantu babikoresha ari bake cyangwa ari bake ari benshi cyangwa badakunda kwamamaza. Ariko tukavuga ngo leta y'u Rwanda ibidusabiye muri Google bakagira uko bavugana, kuko mu Rwanda dukoresha Google Map. Niba Google Map nshobora kuyikoresha nkayobora umuntu aho ntuye ntamuyoboye ku giti cy'umwembe, ni ukuvuga ngo na ads zishobora kuza. Niba ICT badufasha mu buryo buri tekiniko badufasha. Abashinzwe IT badusobanurira. Thank you very much, Your Excellency. Nkuko bari babivuze, ibigo nka Meta, YouTube na TikTok byose bishyiraho eligibility requirements bituma ibihugu bishobora kuba byakora platform monetization, aho abafite ibihangano bashobora kubibyaza umusaruro. Bakurikiza ibintu bitatu. Icya mbere ni regulatory compliance, kandi ibyo twarabyujuje, nibyo bareba data protection, intellectual property na taxation, ibyo turabyujuje nk'igihugu. Icya kabiri bareba, nkuko Bruce Melody yarabivuze, ni volume of advertisements. Ni ukuvuga ngo dufite abantu benshi bashobora kuba bakwadvertisinga kuri izi mbuga nkoranyambaga, bikadufasha bikadufasha kugira ngo uko tuzamura iyo volume ya advertisement, n'aba local content creators bagire percentage bashobora kubonaho. Ari naho ngira ngo tukiri hasi kuri izo volumes. Ngira ngo ntanze urugero, biba bisaba nibura hagati ya igice cya miliyoni na miliyoni y'amadolari ku kwezi in terms of volumes of advertisement, kugira ngo igihugu gishobore kuba cyaba eligible. Icya gatatu ni payment infrastructure, ishobora gutuma ya mafaranga babonye bashobora kubona kuri izo mbuga nkoranyambaga ashobora kuba yabageraho, kandi ibyo turabifite. Ari ibyo bigo byose nkuko nabivuze twavuganye nabyo. Ni ukuvuga ngo hariho ibintu bibiri aho batubwiye turimo turabikora, bagenda banashyiraho ibihugu bitandukanye babyongera mu mubare w'ibihugu biri eligible, ariko bikanasaba ko natwe twashyiramo imbaraga kugira ngo the volumes of advertisement coming from our private sector and companies ishobore kuba yazamuka kugira ngo tube eligible. Murakoze. Yes, kubitureba twakora rero specifically ni ibihe? Hari ibyo bireba abo bandi Google n'abandi, hari byaba bitureba, ni ibiki tudakora twakora kugira ngo kuva twatangira kuganira nabo ibitureba twarabikoze. Ari izo regulatory compliance zabayeho, ngira ngo dushyiraho na ririya tegeko rya data protection n'ibijyanye na intellectual property, ibyo byose birahari. Payment infrastructure zirahari. Ubu ngira ngo ahasigaye hakeneye ko twashobora kuba twabyaza umusaruro izo mbuga nkoranyambaga no kuzamura iyo advertisement base. Murakoze cyane. Twayizamura dutese. Your Excellency, I think ibi ni ukubifata twese nk'umukoro. Companies zose zikumva ko social media is also a platform where you can do advertisements, kandi nabyo bigira iyo network effect ishobora gufasha baba local content creators bacu. Harimo kutamenya rero kwaba ngira ngo nk'aba local content creators bo bamaze kubimenya, bakomeje bagirana ibiganiro na companies. Ubu nizo dukeneye zamenya to mobilize. Twabikora, tukwiye kubikora, dukore iyo mobilization.
Thank you, sir.